aza kunsangiriye ntabizi muri Canada cyawe giye muri Amerika yego ariko mu mujyi uri nka kure yego ahita mpamagara arambura ama voice note ati Riseri wari uzi ko wagiye twe tutazagerayo waruzi ni kwa nyuko waruzi ko ikiraro cyacitse man iryo jambo ryarambabaje ndamuhamagara ndanamubwira Yes Karizere ko mumeze neza ko sindikagwa umunsi mutumirwa umuvandimwe wabayanga atangira twibwira nzi bite boss amahoro amazina ndayishimiye Riseri genda kuza ariko atakuzi ubwo nabo bakumenye uturutse baye muri Canada ubona indi ari i Kigali ugize gutya uri imanukiye batikagera kubona kuri turamanuka mani ni mu rugo mu rugo abari batuyara hakurya taha nta komanga urare ko n'umuntu tuyano habi kedutuye mu kiziba ko mwaratanze kujya mu manga uzi ko nitwe twari twegereye isuri Riseri iki kibagenza rero ngo mwaje gukora ibikina mani tuje gutera akamace turi kumwe n'abandi bavandimwe bavuye ahandi hatandukanye tuze tureba amakipe twakiniye bana basigaye mu makipe yacu bari gukomeza kubaka izina twasize kugira ngo twongere twiyibutse hamwe nabo nabasuhuza nibyo hano wabonye gute bana ibintu byinshi byarahindutse abaturanyi hariya hepfo barashize nabonye hariho amaterasi ateraho imyaka hariho n'ibiraro mani ibintu byose byarahindutse ibintu byagiye bihinduka ari mwagiye ari mu Canada twagiye 2014 yani kera ufite amafaranga none se Riseri kugira gutyo uragenda ubuzima bware bumeze bite mu buzima mane ni se kubusobanura ku muntu uri hano biragoye ariko ubundi no gushakisha ni kimwe n'andi bose gusa ufite amahirwe nyine yo kuva muri ubu buzima bwo kugenerwa yego kagera igihe nawe ushobora kwigenera ukigenera ubona guteye abantu bavuye muri mu buzima bubi hanyuma bagera kujya bakifata nabi mani biragoye ariko kenshi sinzi niba biterwa no kutamenya ko hari icyo wahinduye ugakomeza ukaba muri bwa buzima bwa hano ukaba ari guterura ukabujyana hariya ariko iyo wageze hariya ukavuga ati Imana ishimwe hari aho nageze uhita utangira kwiyadapta nyine ku byo wasanze ubonye opportunity zo kubona imirimo ugahaguruka ugakora yo kwiga ugahaguruka ukiga babizwe twavuye hano kwiga bigoye amakepe ataraza tugifite siniyafo gusa so ni ibintu byari bigoye wadusharinga muri experience y'ubuzima rubayemo hano man mu buhe buryo yeretse umwezi kuva mu gitondo byabaga bimeze bite kuwa mbere ugeze gutuye bamwira mu munsi hano mu rugo bagumeze ute hano ubundi mu gitondo cyo mu minsi isanzwe tutari muri weekend kwari ukubyuka naba mwabonye uburyo iwanyu babona igikoma mukakinywa mufata amakaye mujya ku ishuri saa sita ubwo nge nimvuga reka nivuge hano ubuzima bwo kurya gatatu ntabwo nari mfite mani iyo waryaga rimwe ubwo ni saa sita hagati wenda ukabona n'utwa nimugoroba wabaga washimye wabonaga icya mu gitondo ukajya ku ishuri ukagaruka ugifite akabaraga wenda ukabibura ugasubiraho nimugoroba ukabibona naryo nishimye hanyuma uvuye muri ubwo buzima ubu ngubu aricyo washinja Imana oya kuko ibyabaye hano njye mbifata nk'isomo nabo twazanye hano bamwe batanahazi ntabwo yatubungiye ku ishuri hano ni ku ishuri ry'ubuzima bwanjye ntacyo njye nashima Imana iyi ni inzira hanyuma nihe message cyangwa se wowe uri muri aba diaspora babona ko abantu ba hano babaye imburamukoro babuze ibyo bakora cyangwa se bishoye mu biyobyabwenge nawe uhamya nabo oya ntabwo babaye imburamukoro ahubwo nta mukoro bafite kandi hari umuntu kwishora mani mu biyobyabwenge hari igihe bavuga urabyuka mu gitondo ntacyo ufite cyo gukora ntawe ufite ho kujya nta kazi ufite nyine uvuga ngo ndabyuka saa 10 njye mu kazi cyangwa saa 12 urabyuka umunsi wawe urebe ko wira wongera ubyuke urebe ko wira biroroshe guhita ufatwa n'ikintu cyoroshye uwo muntu numubwira ati mfite 5 ariko sindi buyaguhe ndakuguriramo icupa ararimo
arababonye hajya guhugira. Ubushatse kuvuga ko bamwe bari hanze nyine bavuga ati babaye abasinzi, babaye matabi, ntabwo umvikana nabo kuba njye ahubwo bambabarire. Akenshi niba ahubwo borora ibyo bintu, kuko hari nk'umuntu ushobora kuba ari hariya akavuga ati mugende mwihuze mbagurire icupa, ariko adashobora kubwira umuntu ati reka nkubakire akantu ujye gukora. Rero njye ntabwo numva ko umuntu uri hariya yakisuha n'imburamukoro cyangwa umusinzi. Nibyo ugasanga nyine we yagiye nawe yararibuze nawe ari guhasoringa amazi uzi hano Nyamirambo. Kuko nabonye harabaye umujyi ubu ntabwo ikiri Nyamirambo, ariko bafite amateka se basi wowe. Yego, kumanuka ukagera hariya nanga duhagaze Mugisha. Anga duhagazeho ndabizi ko akunda kuza kwicara hano mani twarahabaye cyane. ahura gukora ukavuga ati kajye guhereza iramo, ukaza ukazamuka hano ukota akazuba, ibi biti byose byari bitaraza ari byinshi, ukaza ukareba iwanyu gahinda kakakwica, gahita umanuka ukajya kwitera agacucu hano, agahinda kakurira mu mavi. Nibyo mani. Ni cyo cyagutunguye ukiva ku Kibuye ugera hano? Ni umuhanda mani. Umuhanda niwo bwa mbere wagaruka mu nkambi? Oya, harimo n'igitaka njye naragarutse. Igitaka narakiriye cya moto mani ngaruka. Ntabwo waje utwaye se? Oya, ntabwo naje ntwaye. Ku buzima bwa hano bugoye umeze nabi, ubu kuza utwaye imodoka wiyumva gute nyine ubu ngubu? Ni ugushima? Ni ugushima. Njye niyo mpamvu ntajya niyumva nk'uriya muntu utwaye imodoka, niyumva nk'uyu muntu hano, kubera ko amahirwe yo kuba wafata imodoka ugatwara yaturutse hano. Niyo mpamvu mvuga ngo iyi ni inzira. Hariya ntabwo ariho nakwita inzira. Iyi ni inzira. Iyi ni inzira. Urabona uri kureba hano inkambi, niki kikuza mu mutwe? Mani ni byinshi. Njyewe n'abashuti banjye kubera ko ngarutse hano inshuro zigera nko kuri enye niba atari enye zirenga. Njyewe nje nkunda kurenga inkambi nkaza nkicara hano, kubera ko mba ndi kumedita, areba hariya nkareba uburyo twazamukaga biriya birometero tujya ku ishuri, uburyo wazamukaga utariye, uvuye iwanyu wamanutse kuva hariya muri primaire ukamanuka ukagera hano, twagendaga iminota itari munsi ya 30. Imvura yaguye tuva kureba za match, ugasanga nta biryo, mumanukana udutoroshe mani mwibye iwanyu kugira ngo mwibye amafaranga 500 iwanyu, nawe wagize amahirwe ukayabona. Ndibuka twiga gitondo n'ikigoroba, ndi kureba uburyo ki ukora etide nijoro. Oya, mwambere twize gitondo n'ikigoroba se, nyine ndi kuvuga ati reba ukuntu wabaga wazamutse utari wagaruka ugasanga nta n'ibihari. Mani cyakora ikintu gishobora gufasha abantu nyine muri ubu buzima ni ugukunda ishuri mu gihe barifite. Ukuntu ari kuza kukubaza mu ishuri se rihari, ugasanga umwana ari kubona abakuru be barangije amashuri nta kazi bafite, ntabwo ubona ko ntabwo bica intege. Ni kimwe nuko wambwira uti kubera iki hariho bamwe baje muri 2012 bagiye hanze, ariko hariho abaje muri 1996 bakiri muri Uganda. Ubwo ni ngero kubwira nyine, ubwo niwo ndi kubaza. Ntabwo havuga ngo bakuru bacu barize ntibabonye icyo bakora, none nanjye reka ndeke kwiga. Kandi ari undi waje muri 2004 wagahita ajya hanze. Nibyo mani. Dufite n'abaje mu 2017 kubona baragiye. Urumva nyine ni amahirwe y'umuntu, ni amahirwe Imana iba yarageneye. Ahubwo icyo gifite ku buntu ko hariya ndakeka ni ubuntu kwiga. Yego, ni amahirwe umuntu yakomeza kwiga, ejo n'ejo bundi hari opportunity yakugwaho mu gitondo bagasanga nta nturi karifiye kandi waranze ishuri. Ndaza kubaza akabazo ese ubuzima bwawe nyine urabuzi n'amakuru yaho urahazi ko imfashanyo yagiye igabanyuka, ubibona gute iyo umuntu akubwiye ati ndabura inyereza amafaranga? Man, hari nuko wenda kubisobanura bishobora kugorana. Ntabwo isaha n'isaha ushobora kumbwira ndi hariya byoroshye guhita ngo amafaranga, ariko ibyo bintu izo feelings umuntu arazigira. Ndaguha urugero, ejo bundi naraje ngera hari Kayenzi ngiye kureba mushiki w'umuvandimwe urwaye. Umumama aramfata ati tugiye kuburara, ati vayo ujye mu rugo ureba. Nayo magambo yambwiye abaje amaho turi kumwe barareba, ntabwo nari guhatambuka birusha amafaranga mfite ndabo. Nyine ubu byumva ntacyo wabikoraho ngo ubikemure, wowe nko wagiye runamukuru tubyumva kandi ubona ubuzima buciyemo. Ntuwampa amafaranga nanjye ahagije, ntajya mbagaburira bose buri kwezi. Kubera iki?
ariko ubu byo ariko ntacyo wabikora ugize gutya ugiye muri Canada uba mu ntara muri Quebec bavuga igifaransa gusa baravanga ugezeyo ukomeje kwiga ndungu ufite impamyabumenyi bwoko nyine babyita mu diplome niba ari kaminuza secondaire navuye aha turi kwiga indimi ubundi twigiraga hano bararusenye amahane urusengero rwitwaga gute rwa divemani rw'ihumure oya rwabaga hano ni rw'abadive rw'ihumure ubwo bayitaga bakunda kuyita muri mbuzi kongera mani siko bayitaga se simbizi nirwo ndi kuvuga ngo ese urumva indimi urumva nyine byari byanze kuba wajya kwiga hanze badufasha nyine kudusharinga experience y'ubuzima nyine kugira ngo n'abana bacu ndabazareba kino kiganiro bajye bareka kugira gute gucika intege urumva twarahize kubera ko ubuzima nyine bwagiye bugorana n'igihe cyo gushaka amasomo ni isware ndende simbisubiramo tukagenda tubura amashuri kubera amikoro iriya shuri ridasa n'ayandi ryabagamo MPC MCB ryigiragamo ba Jean de Dieu kumva twari turi bakeya tuza gupanga kubaka hariya yego twasizaga hariya buri munsi siza tugira ngo tunahava mu wa 4 dushyiraho mu wa 5 twakomereza barumuna banyu nabo bagire gute bazabona aho bigira hariya nahasizaga nta bihembo abayobozi bacu barabizi ugakunda kumenya kwandika ku kibaho cyo inyandiko n'ubundi ndacyandika neza uyu mugabo twariganye akunda kwandika ku kibaho ajya dusiga kuva mu wa 4 primaire kuva mu wa 4 primaire nandika ku kibaho ugeze mu mahanga ugira amahirwe ubonye opportunity zo kuba wakora gutwara n'amafaranga menshi twarize turakora ubu nyine umuntu akagira aho yigeze uri umugabo wubatse ufite icyo ashobora gukora no kwigezaho cyangwa se no gufasha n'abandi ugasagura n'amasoko twose tuze gusagura amasoko ugasaguriza n'abantu mwakoranye usaguriza abantu biyita amasoko gufasha abantu nyine urakora amafaranga usaguriza n'abantu hano nyine mwabaye abantu kuvuga ati mbonye ijana ndaje ndihereza abantu nibyo bari byo turashimira aba diaspora muri rusange kuno dusaba nkunda kubivuga ko rugo tuba dusa tubikesha mwebwe aba diaspora kuko man ngiye nkunda kubivuga buri gihe hatabaye niko nyine Trump nawe bijya byinshi hatabaye aba diaspora hano ingingo nyinshi ntabwo zageze byo biragoye man nigeze no gutekereza nkunda kubiganira na se maze man ndibutse ahubwo n'ubushize uyu nguyu numwe wigeze guhahira abantu ndabyibutse yanze kwikomoza haye abantu mu mpera z'umwaka uyu yigeze guhahira abantu arapya produinzera sinibuka warabimpaye ariko ubu yari mu bantu babahaye abantu hara ku isoko bibibutse yego nibyo urumva ukavuga uti umuntu ufata 6,000 mani n'ubuzima utasobanura undi muntu ngo abwumve njye nta n'umujya mbifata ahubwo nyine nawe ntubifata n'abandi ntabwo babifata noneho bashize mu byiciro by'ubudehe yego kandi nk'umuntu udafata biriya 6,000 cyangwa unabifata dufatire ku muntu ubifata dufatire ku muntu ubifata 6,000 byaguhahira icyo umwaka ugashira yamina ukwezi nta kintu mani kubishyira mu macupa noneho tujye kubaramo nako kunywa biba bipfuye byose sarise none ni icyo kintu kikuzamo ukafata amafaranga yawe ukayohereza ukavuga ati ngaye amafaranga nshakira abantu batishoboye umutima wavuye njye ibyo mfite si ibyanjye ibyo mfite si ibyanjye ni Imana yampaye kandi Imana buriba yakugize umufasha w'abandi njye ndamutse mfashe amafaranga nkajya kwiherera nkagubwa neza hariya ntabwo byananira nta n'uwankondana ariko iyo udatekereza iyo wavuye mani biba bigoye uyize utya nyine ngiye ku giti cyanjye ndi kubyumva neza wowe ku giti cyawe uravuga ati abantu ntimuziranye ntimwanaturanye ndabyibuka si bino washatse bari abantu ati ngiye munshakira abantu batishoboye ntaba nziranye nawe ntamuzi wowe nihe message wagira aba diaspora bagenzi bawe ba diaspora bagenzi banjye mani bagira umutima wo kumva ko ntabwo biri ari ibyabo kuko uwari kuvuga ngo uve hano mu nkambi
utegesha amafaranga yawe ujye Amerika kandi ujye uburara urya rimwe ku munsi mani wayakura ntayo. So rero icyo Imana yabahaye cyari ukugira ngo bafashe abasigaye, kuko iyi ni inzira twagiyemo ariko n'ubundi tugomba kwibagirwa. Njyewe inama nabagira, tujye dutekereza iyo bamendi numvishe turazanye hano mani twaraganiriye numva ndishimye byatari turanabona na hari i Kigali mwarabonanye. Yego, baravuga ati katumanuke tujye mu rugo dukine tugire nako tugena ku bakinnyi. Yego, turabizi kera twasangiraga baduhaye igikombe kera ntabwo cyarengaga 50,000. Yego, tukagenda tugahita tujya kuyanywera kwa Clement muri Karigazo ntabwo byibagirwa ubwo bikaba birarangiye, ariko aba ari ubusabane kandi nibwo buzima twabaye. Buriya ukuyeho ibibazo by'inzara abantu bo mu nkambi nibo bambere babana kurusha abandi, nibo bambere banakundana. Wibaza ko ushobora kuba mfite nka 2 ariko simbi ngo ngiye nyine nkavuga ati mfitemo akajegajere kari ubuzima tubamo hano ukuyemo inzara ni VIP man. Shabwa bari bwiza, bari bwiza. Nube buzima bw'abantu mwavanye hanga muba muri kumwe hariya babimeze bite man? Turabonana, turagabirana, turasangira. Rwo rukundo rwa hano mwarakomeje ariko ahantu tuba hatandukanye n'ahandi. Ibyo bintu birakorwa ariko ahandi twegeranye sinyumva kubibona. Niyo abantu badusuye bakabona turateranye turagabirana inka zigatanga bibaza ibyo ari birumvikana nyine umuco n'ugacika wabajya wari wose nicyo umuco mu kugisigasira. Ubuzima bwa hano urabudusharinze ubuzima mwabagamo gusangira Karigazoke, hanyuma nta mu gihe umuntu wa hano yarakubwira nabi kubera ko wanze kumwohereza amafaranga. Man yambwiye nabi simuvuga izina kubera ko ubu nawe ariyo, ariko abonye ikiganiro ahita abyumva. Ni umujama man, yari inshuti yanjye twariganye kandi nje buriya sinyapfa kwirengagiza umuntu biragoye. Cyane cyane mu buzima n'ushize waraje uramamagara ni ukuri urababara umutipe agira atya nje ziriye kubera nayo nzi ubuzima bw'iwabo. Yego, urabizi hano urukundo nayo ndi kukubwira turasharinga man. Yego, Peti yabaga iwabo nta biryo tukajya mu rugo, nawe byabyanze ukarya iwabo. Yego, tubana gutyo. Peti nge ziriya mpitamo amafaranga man. Abantu bageriya barabizi ukihagera nta mafaranga ufite. Turatangira ishuri, turatangira akazi n'utuntu baguha twabo. Yego, nje ndamubaza ati nkukorera iki, ansaba amafaranga ndayamuha. Aragenda yicagura nabi birazamba ibibazo. Ngeze ndamukatira kubera ko ibyo twari twaraganiriye. Wowe wumva ko mushakira na business akora ubundi niyo yansabye ndayimuha. Yego, ariko bimaze kwanga nsanga yigendeye mu bitabi ibiki byose. Yego, ngeze aha rero ngiye kuvuga byinshi mwahita mumumenya kuko ntabwo mbijyamo. Yego, ubwo aza kunsangiriye ntabizi muri Canada cyawe giye muri Amerika. Yego, ariko mu mujyi uri nka kure. Yego, ahita mpamagara arambura ama voice note ati Riseri wari uzi ko wagiye twe tutazagerayo. Wari uzi ko ikiraro cyacitse man. Iryo jambo ryarambabaje ndamuhamagara ndanamubwira kandi urumva ko nta umuvandimwe ahubwo wakageza ukampamagara nkaza kugufasha kwiyintegra. Ndi kubyumva ko wari umukoreye ikintu cyiza pe, wari umukoreye ikintu cyiza cyo kuvuga ngo reka umushakire ikintu cyo gukora cyane. Nawe agire gute abone yiteze imbere hano nta kuntu umuntu yaba. Ndabyumva neza cyane, wagukoze cyane kandi ugwereza no umugisha ko wagira wafasha abantu. Katugere tuze kwanzika tugende nawe ujye gutera agapira ndikone kajya gutera agapira man. Bari ku ndagushimira se ndagushimiye Uwiteka gwereza umugisha. Ariko ntwanavuze ko twiganye man. Oya twariganye kanavuze ngo wakundaga ishuri ryanjye nakagwabira twimutse twese kuva kwa mbere wiza kwa nyuma. Iyo ni senior 1G barayizi ga 2010 barayizi kabisa iyo class ko yari yaba pro n'ubu benshi baragafashe singewe bakubititse. Sawa.